Umuziki ni kimwe mu bintu bikunzwe cyane muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Bitewe n'uko umuziki ukunzwe, abawukora nabo barakunzwe cyane. Niyo mpamvu muri kino kiganiro tugarutse kuri top 10 y'indirimbo zakunzwe cyane ku mugabane wa Afurika. Aho tugiye kujya tureba indirimbo ndetse tukareba n'abahanzi bayikoze cyangwa se bayigaragayemo. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Aho tuza kuhasanga indirimbo yakunzwe cyane kuri uyu mugabane wa Afurika kurusha izindi zose. Nta kindi usabwa uretse kubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya indirimbo zikunzwe cyane kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse umenye n'abahanzi bazikoze nk'uko bagaragara nk'aho bazwi cyane kandi bakomeye. Baraza kutubwira indirimbo yakunzwe cyane muri zino ndirimbo 10 tugiye kukubwira. Ntatinze ku mwanya wa 10 turasanga indirimbo ya Number One Remix yahuriwemo n'abahanzi babiri aribo Diamond Platnumz ndetse na Davido. Abo bahanzi n'abahanzi bakomeye cyane. Diamond Platnumz arazwi cyane by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania ndetse na Davido akamenyekana nk'umuhanzi ukomeye cyane aho akomoka mu gihugu cya Nigeria. Iyi ndirimbo Number One Remix yarebwe n'abarenga miliyoni 114 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko ari indirimbo yakunzwe cyane, bikaba byatumye iyi Number One Remix ya Diamond Platnumz ndetse na Davido igaragara kuri uwo mwanya wa 10. Ntatinze tugiye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo yitwa Sukari y'umuhanzi witwa Zuchu. Zuchu ni umuhanzi ukomeye cyane, bikaba byaratumye iyi ndirimbo yise Sukari imenyekana cyane by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 121 ku muyoboro wa YouTube wa Zuchu. Bikaba byatumye iyi ndirimbo Sukari igaragara kuri uwo mwanya wa 9 nk'indirimbo yakunzwe cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Natinze tugiye ku mwanya wa 8 aho tuhasanga indirimbo yitwa Tetema. Tetema ni indirimbo yagaragayemo abahanzi babiri aribo Rayvanny ndetse na Zuchu. Iyi ni indirimbo ikomeye cyane kandi yakunzwe ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki by'umwihariko kuri runo rubuga rwa YouTube, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 122 ku muyoboro wa YouTube. Bivuze yuko ari indirimbo yakunzwe cyane ikaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 8. Natinze tugiye ku mwanya wa 7 aho tuhasanga indirimbo Jeje ya Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ni umuhanzi ukomeye cyane w'umunyatanzania, akaba yaragaragaye mu ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe, kandi akaba n'umuhanzi ukomeye cyane, aho yaje no gukorana collab n'abandi bahanzi batandukanye bo mu Rwanda kandi bakomeye. Twavuga nka The Ben bakoranye indirimbo bise Why ndetse na Bruce Melody bakorana indirimbo bise Pom Pom yagaragaye n'umuhanzi w'umunyanigeria witwa Brown Joel. Kuri uyu mwanya wa 7 hagaragaye indirimbo Jeje ya Diamond Platnumz yarebwe n'abarenga miliyoni 127 ku muyoboro wa YouTube wa Diamond Platnumz. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo yitwa Slowly y'umuhanzi w'umunyarwanda witwa Meddy. Meddy niwe munyarwanda wenyine wabashije kugira indirimbo yakunzwe cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange, ikarebwa n'abarenga miliyoni 100. Indirimbo Slowly iri mu zakunzwe cyane aho ikurikirwa n'iyitwa Ninasiria Israel Mbonyi. Meddy ikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa 6 kubw'indirimbo ye yise Slowly, imaze igihe ariko ikaba ikomeje no gukundwa, yarebwe n'abarenga miliyoni 133 ku muyoboro wa YouTube wa Meddy. Urumva yuko ari indirimbo yakunzwe cyane, bikaba byatumye iyi ndirimbo igaragara kuri umwanya wa 6. Meddy nawe akagaragara nk'umuhanzi ukomeye cyane w'umunyarwanda kuko ariwe wabashe kwegukana indirimbo ikunzwe cyane kurusha izindi ku mugabane wa Afurika, akaba ariwe munyarwanda wenyine waciye agahigo. Tudatinze tugiye ku ndirimbo 5 cyangwa se muri top 5 y'indirimbo za mbere ndetse n'abahanzi bazigaragayemo. Gusa mbere yuko tuhajya nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere wageze kuri uyu murongo wa YouTube, kuri subscribe, like, share na comment. Wibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzajye ducikwa na updates zitandukanye tukugezaho kuri uyu murongo wacu wa YouTube. Natinze tugiye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo yitwa Kwangaru ya Harmonize ndetse na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo Kwangaru yarakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki, twavuga nka Spotify, Apple Music, Boomplay ndetse na YouTube.
aho yarebwe n'abarenga miliyoni 140 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko iyi ndirimbo Kwangala ari indirimbo yakunzwe cyane, bigatuma Harmonize ndetse na Diamond Platnumz bagaragara kuri uwo mwanya wa gatanu ku bw'indirimbo yabo bagaragayemo. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga indirimbo yitwa Tweyagale ya Eddy Kenzo. Iyi ni indirimbo nayo yakunzwe cyane, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 152 ku muyoboro wa YouTube wa Eddy Kenzo. Urumva yuko ari indirimbo ikunzwe cyane, bikaba bituma uyu muhanzi Eddy Kenzo agaragara kuri uwo mwanya wa kane kubw'indirimbo ye yise Tweyagale yarengeje miliyoni 152 by'abayirebye ku muyoboro wa YouTube. Aha tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo yitwa Inama yahuriyemo n'abahanzi babiri b'ibyamamare aribo Diamond Platnumz ndetse na Fally Ipupa. Uyu Diamond Platnumz na Fally Ipupa bagaragaye nk'abahanzi bakomeye cyane ku bw'indirimbo Inama, aho yakunzwe cyane ikarebwa n'abarenga miliyoni 165 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko iyi ndirimbo Inama ariyo yakunzwe cyane, ikaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Aha tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa Wahi yagaragayemo abahanzi babiri aribo Diamond Platnumz ndetse na Koffi Olomide. Ni indirimbo yakunzwe cyane ko yahuriwemo n'ibyamamare bikomeye cyane mu muziki bifite ubuhanga budasanzwe, bikaba byatumye indirimbo Wahi igaragara kuri uwo mwanya wa kabiri w'indirimbo zakunzwe cyane, aho yaje kurebwa n'abarenga miliyoni 195 ku muyoboro wa YouTube. Umva yuko iyi ndirimbo Wahi ari indirimbo ikomeye cyane, bikaba bituma uyu Diamond Platnumz ndetse na Koffi Olomide bagaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Ntatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, aho tugiye kureba abahanzi ndetse n'indirimbo, ndagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, please bikore kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba ari inkunga ikomeye cyane kugira ngo tubashe kwagura uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ntatinze ku mwanya wa mbere turasanga Yop Remix. Yop Remix ni indirimbo yakunzwe cyane, aho yahuriyemo n'abahanzi babiri b'ibihangange aribo Innocent B ndetse na Diamond Platnumz. Urumva yuko ari indirimbo ikomeye cyane, bikaba byatumye ibi byamamare bibiri Innocent B ndetse na Diamond Platnumz barushaho kumenyekana kurusha uko byari bisanzwe. Mu gusoza twabonye yuko Meddy ariwe muhanzi wenyine mu Rwanda wabashije kugira indirimbo yarebwe n'abarenga miliyoni 100, aho imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 136 ku muyoboro wa YouTube wa Meddy. Ikindi tubonye ko Diamond Platnumz ariwe yagaragaye mu ndirimbo nyinshi cyane zakunzwe, akaba ari umuhanzi ukomeye cyane w'umunyatanzania, aho yagaragaye mu ndirimbo ya Number One Remix ndetse akagaragara mu ndirimbo ya Jeje ari nayo yiwe, akagaragara mu ndirimbo yise Kwangala yahuriyemo na Harmonize, akagaragara mu ndirimbo yitwa Inama yakoranye na Fally Ipupa, akagaragara mu yitwa Wahi yakoranye na Koffi Olomide, ndetse n'iyi yarebwe cyane bise Yop Remix yakoranye na Innocent B, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 272. Nawe ubutaha mu yindi video.